nongeye ngo ikaze wo gukora ikiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josué Maripasi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ishishikaje cyane. Nagusaba kugira ngo tuze kubana kandi tugire ikintu dukuramo. Urukundo ni kimwe mu bintu bikomeye bigira ingaruka ku buzima bwacu, haba mu byiyumvo, mu mitekerereze. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None niki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni ingenzi cyane. Ni nk'akagozi k'inkubirane mu kugera ku byiza. Niba tuba twifuza gusa neza inyuma nk'uko tubyifuza, ni ingenzi cyane ko n'umuntu w'imbere tumugaburira kandi intekerezo nzima. Wakoze guhesha agaciro igihe cyawe ukabana natwe kuri uyu murongo. Urukundo ni kimwe mu bintu bikomeye bigira ingaruka ku buzima bwacu, haba mu byiyumvo, mu mico, mu mibereho rusange. Ariko abahanga mu by'intekerezo bavuga ko gukundana atari ibintu gusa bihagije, ahubwo bigira icyo bisaba. Ntabwo abantu babana ari ikintu batekereza mu gitondo ngo bihute cyane. Si nka rwa ruziga abantu basimbuka cyangwa birukankaho cyane. Nta nubwo ari nk'ikimodoka abantu bagiye kwishimisha buri wese yinjiramo maze kikabajyana aho badashobora gusobanukirwa. Ndetse rimwe na rimwe urukundo ntago rumeze nka cya gicuruzwa ugenda wamamaza ariko utagiye kukigurisha. Ibi bishatse kuvuga ko abantu bamwe na bamwe bagenda batekereza ko bashobora kujya mu rukundo ndetse bakumva ko kuba batari mu rukundo ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko nakubwira ko nanone aho kugira ngo wowe uri mu rukundo bidashimiritse cyangwa bidafite ubusobanuro, byarutwa kuba utarurimo, kuko urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora kuba uri umusore cyangwa uri inkumi urimo urarambagiza uwo muzabana, cyangwa se uri kureba inshuti yazakuviramo uwo muzakomezanya. Ukavuga uti se ni ikihe kintu cy'ingenzi nkwiye kureba kugira ngo ndebe koko uyu ko ari we wendamewe, cyangwa se uyu nguyu koko dukwiranye. Hari ibimenyetso 10 ngiye kukwereka bishobora gushingira ku byo abahanga bavuga mu byerekeye imitekerereze ndetse n'ikiyobokamana ritubwiraho. Ibi birakwereka neza uburyo runaka ushobora guheraho ukuvuga ko uyu nguyu muri kumwe ari umuntu w'ingenzi cyane kandi muzakomezana urugendo rwanyu rukagira n'icyo rugeraho. Birashoboka ko wenda uyataba ari wo murongo mugari uvuga ukuri nyako, ariko nanone ni ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha mu gihe utekereza ndetse ushyira mu gaciro ushaka uwo muzabana. Reka tubane muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugira imana n'amafaranga, mugira impagarike n'ubugingo. Bibiliya ishimangira ko witamo nabi mu rukundo bishobora kuzana intimba, akaga, agahinda n'ibindi byose. Byaragaragaye muri iki kinyejana cyacu ko abantu bashatse nabi cyangwa bakita ku bindi nk'amafaranga, uburanga ndetse n'ibindi byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane kurenza uko abantu bari kubyitaho bagashaka mu buryo bukwiye kandi abo bahuje mu buryo bwose. Izi ni ingingo 10 tugiye kurebera hamwe zishobora kugufasha gusesengura, kumenya ese uyu muntu muri kubana cyangwa mwatangiye umurongo mugari w'urukundo ashobora kuba ari uwo waremewe koko mushobora gukomezanya. Birashoboka ko ubuzima buhinduka n'uwo mwari kumwe ndetse wumvaga wararemewe agahinduka koko, ariko nanone hari ibintu by'ingenzi abantu bagomba kwitaho kugira ngo nanone bamenye icyo bakwiye gukora mu gihe cya nyacyo. Uyu munsi rero reka turebere izo ngingo hamwe. Turahera ku ngingo ya mbere. Niba umuntu umubana ari umusore cyangwa ari inkumi, ari ikintu cya mbere gishobora kwereka ko atari uwo wagenewe, cyangwa uyu muntu ko mutari mu mujyi umwe bishobora no kuzagorana ko mwazabana mukarambana, ukutagufasha gukura mu nzozi no mu iterambere. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko umuntu w'ukuri ugufasha gukura mu nzozi ndetse akagutera ingabo mu bitugu iyo mukundana rero n'umuntu runaka, ukabona we yishimira uko wenda umuha impano n'ibindi runaka, ariko atari wa muntu uguha umurongo mugari cyangwa ngo umusangize inzozi zawe. Akasaha nk'aho ari wa muntu muganira ku bintu bisa nk'aho bisekeje byoroheje, ariko atari bya bintu muganiraho bizima by'inzozi zanyu zishobora kuzabateza imbere. Bisa naho mutari gutegura ahazaza hanyu heza, ahubwo musa nk'abari kuba muri icyo gihe. Urukundo nyakuri rero ntago ruba gusa mu gihe, ahubwo ruba no mu bihe bizaza. Nubwo tudasobanukiwe neza ibizaza imbere, ariko nanone burya tuba tugomba gutegura imbere kandi tukaha umurongo muzima. Bibiliya mu Migani igice cya 13 umurongo wa 20
haravuga ngo ntukagende n'abatagukunda koko kuko inama mbi zirica. Ibi binasobanuye ko atari ingenzi cyane nako bidakwiye kugirana urukundo rushimirije rugeze kure cyane n'umuntu mudafitanye gahunda. Muri iki kinyejana byarateye, ariko n'indi ngeso mbi cyane iri kwinjira ifite n'ikiganishaho kijyanye no kwangiza imico ndetse no kuba abantu barakayutse mu rukundo rwose. Ariko urukundo rw'ukuri igihe cyose ruzaba ruhari ruzarangwa no kwitanaho ndetse no guhuza intego mu iterambere rya buri umwe mu bakundana bombi. Ikindi kintu gishobora kukwereka ko uwo muntu atari uwawe waremewe cyangwa mutazarambana cyangwa se mutazabana ni ukutubahiriza indangagaciro zawe cyangwa se imirongo migari yawe. Mu buryo bw'imitekerereze, iyo abantu bafitanye indangagaciro zitandukanye cyane cyane nk'ubudahemuka, ubunyangamugayo, kwizera Imana ndetse n'izindi ntego, biba bigaragaza ko abantu bashobora kuba bahuje umurongo. Ariko bizagorana cyane kubona abantu badafite icyo bahuriyeho, batita ku ndangagaciro, umwe akoresha undi nko kwishimisha. Aba bantu uko biri kose, niba usesengura mu rukundo rwawe rw'umukobwa ukunda cyangwa umusore ukunda, ugasanga ntago harimo kuba wakubahiriza indangagaciro ndetse no kumva yuko indangagaciro zikenewe kuri buri wese, ibi nabyo bishobora kukwereka ko uwo muntu atari wowe waremewe. Bibiliya mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:14 ho igaragaza ko atari byiza kubana cyangwa se gushyikirana n'abo tudahuje ukwizera. Ho baranabaza bati, ese gukiranuka kwakorana no kugoma? Ubwo rero ni ingenzi cyane ko niba umuntu mudahuje indangagaciro, kabone nubwo bidasobanuye yuko ibintu byose mwabyumvikanaho, ariko ni wa muntu byibura hari ibintu by'ingenzi mwumvikanaho kandi by'amahame runaka mushobora kuganiraho mukabiha umurongo, kuruta uko umuntu we aba nkaho ari ugukurura cyangwa kujyana mu mimerere y'uwo ashaka we ko aba. Aba rero nanone uba wahindutse wa muntu ubereyeho gushimisha ibyiyumviro bye. Ntuzigere uba umuntu nk'uyu nguyu, ahubwo niba ushaka kurema umuntu mwiza w'igihe kizaza ndetse n'urukundo ruramba, uzahuze n'umuntu mushobora kugirana indangagaciro kandi akubahiriza indangagaciro zawe, nawe ukaba wagerageza kubahiriza ize kugira ngo murenge mu muryango mugari. Aba bantu rero bafite indangagaciro banagenderaho kandi buri wese ashobora kuzikumva iz'undi, ni nabo batuma haba icyitwa nka debate cyangwa kuganira. Ibi biganiro mpaka bikavamo ikintu cyiza gishobora no gutuma barema indangagaciro nziza z'ibanze bose bashobora kugenderaho, zanazarema imirongo migari bazajya bagira niba muba muri kumwe mu rugo. Ikindi kintu cya gatatu ni umuntu muhorana mu makimbirane. Abantu benshi bakunze gutera urwenya ko niba utajya ushwana na sheri wawe cyangwa umukunzi wawe, mu by'ukuri mutari mwatangira gushyikirana. Uku si ukuri. Birashoboka ko abantu bavutse ahantu hatandukanye, babonanye bakuze cyangwa se batize bimwe, badahuje umuco, badahuje ibara ry'uruhu ndetse n'ibindi runaka biba bidutandukanya rwose. Kuko sheri wawe cyangwa uwo muzabana n'inshuti yawe si impanga yawe, kandi n'impanga hari utuntu tw'ibanze zishobora kuba zidahuje. Ariko nanone umuntu muhora mushwana bishingiye kuko hari ibintu byinshi mutumvikana. Iyo muhora mushwana rwose, iyo wumva ibintu byose bihindagurika bigahinduka intambara kuva ku bintu bito kugeza ku bikomeye, bigaragaza ko mutazabasha kubana mu mahoro. Abahanga bavuga ko imibanire ikwiye kuba ikubiyemo dialogue n'ubworoherane, si intambara n'ibihora birimo ibintu bisa nk'ibisasu no gushwana abantu bashinjanya ibintu runaka. Bibiliya mu Migani igice cya 21:19, kuba mu butayu bwiza kurusha kuba mu nzu imwe n'umugore uhora arakaye cyangwa se n'umusore nawe uhora arakaye cyangwa se uhora kurakariye. Birumvikana rero ko kuba mu ivundi cyangwa ahantu hatari sawa hashobora kuba ari igisubizo cyiza kurusha kuba mu bibazo bikomeye cyane, by'umwihariko by'intonganya no gushwana ku muntu wita umukunzi wawe. Ikindi kintu cya kane gishobora kwereka ko uwo muntu mutazabana atari uwawe waremewe, kabone n'ubwo wenda waba uri kumva hari ibyiyumviro by'amarangamutima ari kugenda gukurura, ni ukudashyira imbere ubudahemuka. Iyo umuntu aguca inyuma cyangwa agukeka hose, uba ubona ko nta bunyangamugayo bukubiyemo. Ibi binagaragaza yuko uwo muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ibyo mutazahuza igihe muzaba muri kumwe. Ubudahemuka bukubiyemo kukumenya ndetse no kwimenya, mwese mugashyiraho ingamba zishobora gutuma buri wese agira ibyo yigomwa. Bishobora no kuba wenda byagaragara ko ari byiza, ariko bitababaza uwo bakundana.
Ibi bizagaragaza ko abantu bazashobora kwigomwa ndetse no gutahiriza hamwe umugozi umwe na cya gihe ibihe bizaba bigoye, imvura y'amahindu y'ibibazo ndetse n'ibindi bimaze gusatira urugo rwawe. Ni ingenzi cyane ko umukunzi wawe ureba ko iyi ngingo ayifite, kudashyira ibintu byose mu buryo bwe yishakiye, ahubwo ugasanga harimo ubudahemuka no kugerageza gukora ibirenze rwose kugira ngo agerageze kumva yuko muri kumwe cyane. Muri Bibiliya mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 4, isezerano ryo gushyingirwa rihabwa icyubahiro n'abantu bose kandi ibitanda by'abashakanye bihabwe isuku. Ubwo rero umuntu ushobora kuba guca inyuma, umuntu ushobora kuguhemukira, cyangwa wa muntu rimwe na rimwe uhora ufata cyangwa ubona afite ubundi buryo ari kumwe n'abandi bantu, ari kuzana icyitwa parapara. Ubwo rero parapara ntabwo iba ari ingenzi cyane mu rukundo. Abo bantu ahora akubwira ngo abangaba ni babyara banjye, ni abashuti, ariko udasobanukiwe impamo y'ukuri kwabo, ntabwo ari uburyo bwo kumukeka. Ariko igihe utangiye kubona ko adafite ubudahemuka, uyu muntu rwose ntabwo yakuremewe, nta nubwo ari byiza ko ubana nawe. Ikindi ni umuntu ushobora kuba agutinyisha cyangwa afite ibanga runaka ahora akubwira cyangwa agushyira ku gitutu. Mu buryo bw'imitekerereze buri psychologiste, iyo urukundo rugaragaramo ubwoba, gukangishwa cyangwa gutekereza ko uyu muntu ashobora kuzavuga ikosa runaka, ibi bizwi nka emotion abuse. Ibi rero ntabwo bishobora kuba niba umuntu muzabana mugasangira akabisi n'agahiye, ariko hakaba hari ibintu runaka uzi yuko bimeze nk'imbogamizi, imisozi miremire mutabashe kuba mwakurira. Ntabwo rwose bikwiye ko ugomba kubana n'umuntu mufitanye ibintu bisa nko gutinya, igitutu, urwikekwe ndetse n'ibintu bisa n'amabanga, mbese mukaba mubana musa nkaho muhagaze ku magi kugira ngo mutayagwira, amagi akabasha kumeneka. Ntabwo ari byo rwose. Muri Bibiliya urwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 18 hatugaragariza urukundo nyakuri ko rwose rurenze ubwoba. Hari ikindi kintu gikomeye cyane cya 6 gishobora kwereka ko uyu muntu atari uwawe waremewe, ndetse ko atari uwo ukwiye kuzaba wagira uwo muzabana mu gihe kizaza. Ndi kubibwira umuntu ushobora kuba utekereza umuntu runaka uwo muri guteretana cyangwa muri kuba abakunzi, ukabona ko ushobora kumugeraho gahunda mu gihe kizaza, ko wenda yazakubera umugore cyangwa yazakubera umugabo. Biranashoboka ko niba uri umukobwa watekereza ko uyu muntu wazamwikiriza ukamwemerera ngo kugira ngo azakubere umugabo. Ariko nanone ibi bintu by'ingenzi ugomba kubyitaho. Iki kintu cya 6 kirakomeye cyane nk'abakristo. Ni umuntu ushaka kugukura mu mico yawe ndetse no ku Mana. Muri iki kinyejana byabaye bya giseseka ko umuntu ashobora kumva yuko ibijyanye n'imico mbonera, imyizerere, uko wizera, amahame y'iyobokamana n'uko ufata ibyo bintu bidashobora kugira icyo bihungabanya ku rukundo rwanyu. Gusa mu buryo bumwe iki kintu si ukuri. Uko biri kose, amahame y'iyobokamana ayobora ingo kandi akazifasha kubana mu mutekano. Uyu muntu udafite aho ahuriye n'iyobokamana cyangwa afite iyobokamana risa nk'iri kugora, rihora rigutsika, ibyaha byiza rwose ni uko uyu muntu rwose mutagakwiye kuba mwabana, kuko bishobora kuzabikubera iturufu izahora igutsika inagutsinda mu gihe muzaba mwaramaze kubana kandi utabasha kuba wakwikurayo. Abantu benshi batekereza yuko bashobora kubana n'abantu bakabahindura ndetse bakumva yuko wenda byoroshye, ariko burya umuntu mukuru ntagahinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Biba ari ingenzi cyane nubwo utabona umuntu muhuje cyangwa muhuriye ku bintu byose, ariko guhuza n'umuntu ushobora kugira utuntu twibanze duhura. Bavuga ko roho zisa nkaho zikunze gusatirana ndetse no guhura. Niba rero uyu muntu adafite imico mbonera yo kuba ashobora kuba yagororoka mu buryo bwo kugendera ku mahame y'ibyo ukunda ndetse n'imico mbonera y'uko wizera Imana, uyu muntu ashobora kuba ari ikimenyetso rwose ko atari wowe waremewe uyu muntu, ndetse ko atari umuntu w'ingenzi mwazabana wamugira umukunzi ukomeye. Ibi ndabibwira ku bantu bashaka guteretana ariko bifite gahunda byo kuzabana. Iyo umuntu mukundana ahora ashaka kugusunikira mu bikorwa binyuranye n'umutimanama wawe cyangwa kwinezeza, aba atari wowe wagenewe. Uyu rwose ntabwo ari wowe cyangwa ari we wagenewe. Muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 yaranditse ngo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uyu muntu rwose nimba we n'inzu ye cyangwa se n'abandi badahuje umugambi wo gukorera Uwiteka ndetse no kubana n'Imana, bishobora kuba byazakugora mu gihe wazabana nawe
kandi ushaka gukomeza kugira amahame mbwirizwamuco y'icyo Bibiliya idusaba. Hari ikindi kintu cya karindwi ugomba kwitaho: kuba mudafite icyerekezo kimwe. Birashoboka ko umuntu mugiye kubana bitavuze ko mugiye kugira icyerekezo kimwe, ndetse n'ibyo ukunda ntabwo ari byo akunda. Ni nk'ibyo twavuze hejuru, yewe mushobora no gushwana ku mabara mwambara n'ibintu by'ibitekerezo runaka mutanga, ariko ibiganiro twavuze hejuru ku ngingo zibanza bizakomeza kuba umurungu uzashumika, mube nk'agati k'inkubirane mu kugera ku byiza. Rero ni ingenzi cyane mu kuba mwahuza icyerekezo. Mu byerekeye psychology cyangwa se imitekerereze, imibanire itangira ku cyitwa goals. Umuryango, iterambere, imibanire y'igihe kirekire ikunze kurangwa n'uko abantu bagira ibihe bizaza nk'ababifite mu ntoki n'aka kanya. Niba uganira n'umuntu udafite icyerekezo cyangwa se ubona afite icyerekezo gitandukanye n'icyawe mu buryo runaka, akubwira inkuru runaka, akakwibwira ko wenda nawe babona amafaranga azajya kuryoshya agakora ibintu by'umurengera, kandi wowe utekereza ko ushobora gukoramo igikorwa cy'ingenzi gishobora kuzabafasha, uyu muntu mushobora kuba mutazahuza. Muri Bibiliya muri Amose igice cya 3:3 berekana ko ababiri badafite umurongo umwe bishobora kuzagorana kuzagera aho bajyana. Ikintu cya 8 kirakomeye cyane kandi gikunze kugaragara: ni umuntu ukunda kwishima kurusha kugushimisha. Ntabwo bisobanuye yuko umuntu atagomba kwishima ndetse ngo agaragaze amarangamutima rwose anagushimira ko wamukoreye ibintu by'ingenzi, ariko burya umuntu utakwitaho ngo nawe agire icyo akora ku marangamutima yawe, uyu muntu birashoboka ko rwose mutazabana. Ku bana bizaba bikubiyemo kwita ku nshingano za buri wese. Niba umuntu asa nk'uwita ku nshingano ze, uyu rwose bishobora kuba ikimenyetso cy'uko atari wowe yaremewe. Iyo umuntu ahora atekereza inyungu ze gusa ntashake kumva ku zawe, ntabwo ari urukundo rwubakiye ku bwumvikane. Mu buryo bwa psychology, urukundo nyakuri ni ibyitwa reciprocity. Reciprocity rero ni uguha no kwakira. Igihe cyose rero uzumva yuko umuntu ashobora kuba yahora we yumva yakwakira cyangwa se agutezeho ibintu by'ibanze, ibi tunabivuge kuri ba bakobwa cyangwa se abasore bashobora kumva yuko uwo bari kumwe ari we uzamushimisha, akamuha impano, akamutegurira ahantu ho gusohokana, akagira ikintu amuganirizaho cy'ingingo y'ingenzi, akamuha umurongo mugari w'ubuzima bwe. Umuntu udashobora kuguha igitekerezo nk'iki bizarushaho gukomera cyane niba mushaka kuba akagozi k'inkubirane no kurema umuryango ukomeye cyane uzakomokaho n'abandi bantu bazagira ubuzima bwiza kandi bushingiye kuri mwebwe. Byagorana cyane niba uwo muryango ugizwe n'akagozi kamwe kandi mushaka kurema umurunga w'umuryango ukomeye cyane. Uyu muntu rero usa nkaho yita ku nshingano ze ariko atitaye ku zawe, ni ikimenyetso kigaragaza yuko rwose atari wowe yaremewe. Bishobotse rwose uyu muntu mwarekurana ugakomeza izindi nzira. Undi muntu ukomeye cyane ushobora kukwereka yuko uyu muntu atakugenewe ni umuntu utakwizera. Abahanga bavuga ko mu kutizera umuntu bishobora kudatuma habaho umubano ushikamye. Iyo umuntu ahora agushinja ibintu cyangwa se atakubwira ko hari ibintu runaka, nyine asa nkaho agukemanga, uyu muntu biragoye cyane rwose. Birashoboka ko waba ufite amakosa cyangwa umuntu akeka ko hari ibintu runaka wamuhishe, ariko umuntu uhora agukemanga ibintu runaka agasa nk'akujondora, nubwo gishobora kuba ikimenyetso cy'uko wenda kwitaho, wenda gufuhira, kandi kikaba ikimenyetso cyiza, ariko nanone umuntu ko atakwizera, uyu byazagorana cyane. Ntabwo byumvikana yuko nawe umuntu udafitiye icyizere hari ikintu wamubitsa. Niba rero mugiye kure mu muryango mugari mu gihe kizaza n'urukundo rukomeye cyane, kutizerana iki ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu mudashobora kuzahuza. Byaba byiza ugatangira kugabanya uburyo mwabanaga kugira ngo ahari bigufashe kuba wazagenda uva mu rukundo buhoro buhoro, utangira imirongo migari. Ibi ndabivuga ku muntu ufite gahunda yo gushaka, kandi nababwiye ko gushaka atari ikintu rwose, ntabwo ari nk'amazi yandi mwagiye muri picnic no kwishimisha buri wese agenda akidumburamo. Ni ikintu cyo gutekerezwaho cyane kandi abantu bakagiha agaciro. Nanone si byiza kugaragaza amarangamutima y'urukundo rushikamye, rukabije ndetse rugeze ku rwego rwo gushakana mu gihe mu mutima wanyu ndetse no mu bitekerezo byanyu mudafite gahunda yo gushaka. Bisa nko kwamamaza igicuruzwa utagiye kugurisha. Ibi bizagorana cyane rwose. Nibyo by'ibintu by'ingenzi biri kugenda bikaruyura cyangwa se bikanjakanja urukundo rw'iki gihe, ugasanga abantu ntabwo bagifite urukundo nyakuri kubera ko bisa nkaho iby'ingenzi babashije kubibona
maze urukundo rukanjakanjwa rusigara nta reme rufite, rumeze nka wa munyu wahoze uryoshye cyangwa se uwumvikana, ariko wakandagiwe hasi amazi akawutwara akawukayura. Ikindi kintu cya 10 kirakomeye cyane. Umuntu utakuba hafi ushobora no kugusiga wenyine mu bihe bikomeye. Hari abantu bagira abakunzi ariko bagira mu bihe bikomeye ugasanga umuntu ngo ntacyo yagufasha agahita yigendera rwose. Uyu muntu rwose nubona ameze atya atari umuntu ushobora kukuba hafi mu bihe bikomeye, uyu ni mwazabana. Ni wa wundi n'ubundi muzagira mu bihe bigoye akigendera. Umukunzi nyakuri akuba hafi mu bihe bikomeye. Iyo akuri hafi bigutera ibyiringiro kandi bikakwereka yuko rwose ufite imbaraga zo gukomeza. Mu Migani igice ya 17 umurongo wa 17, umukunzi nyakuri akunda buri gihe kandi umuvandimwe avukira kugufasha mu makuba. Uyu mukunzi nyakuri rero cyangwa inshuti nyakuri igukunda buri gihe kandi umuvandimwe agufasha mu makuba, nk'uko biboneka mu Migani igice ya 17 umurongo wa 17, bigaragaza nk'ingingo y'ingenzi cyangwa umuco w'ingenzi wagaragaza ko uyu muntu muri kumwe yakubera inshuti y'akadasohoka, akazanakubera uwo muzakomezanya urugendo rw'ubu buzima. Niba umuntu adafite uyu muco, ni ikintu cy'ingenzi gishobora kukwereka ko uyu muntu utamuremewe kandi bishobora kuzagora cyane mu gihe kizaza. Abahanga mu mitekerereze bemeranya ko gukunda gusa bidahagije, bisaba imico myiza n'indangagaciro zihamwe no gufashanya mu nzozi ndetse n'imibereho. Bibiliya nayo isaba abantu kwitonda ku guhitamo ndetse no kugerageza kwita ku marangamutima kugira ngo batazahitamo nabi, bikazabateza ibibazo bikomeye mu gihe kizaza n'intimba ikomeye ishobora kubashengura. Uwo mukundana ashobora kuba akunzwe n'abantu benshi, ariko wenda uko biri kose azakugaragariza yuko uri uw'ingenzi kandi ko yitaye ku byiza byawe ndetse no ku mico mbonera yawe, aharanira kugerageza kwita ku marangamutima y'uburyo mugomba kugira urukundo rwiza kandi rushikamye cyane. Birashoboka ko ibibazo bizaza mu rukundo ndetse ibi bintu by'ingenzi ugasanga wenda ntabwo abyubahirije byose, ariko kuganira, kumvana ndetse no gusangira ibitekerezo bizatuma buri gihe muhora mushyira hamwe kandi mukagerageza kumva ibintu kimwe no gushyira ibintu mu mujyo ukwiye. Mu Migani igice cya 17 reka aba ariryo somo ry'ingenzi twitaho, ngo umukunzi cyangwa se inshuti igukunda mu ibihe byose kandi umuvandimwe avukira kugukura mu makuba. Uyu muntu abaye nk'umuvandimwe kuko iyo abantu basezerana kenshi bavuga ko babaye umubiri umwe, ndetse mu nyandiko n'ibindi mu magambo bavuga ko ari urubavu cyangwa ari igice kimwe cy'umubiri. Bizagora rero niba igice kimwe cy'umubiri gishobora kuba kidahuje n'umubiri wose. Uwo mubiri ni waba uhuye, waba usa nk'aho uri gushwana ntibyazashoboka. Niba rero hari umuntu runaka ukunda by'ukuri, gerageza kwita kuri izi ngingo kandi nawe ugerageze kuzihingamo kugira ngo ubone umuntu ukwiye. Abantu benshi batekereza yuko wenda turi mu kinyejana kigoye udashobora kubona umuntu ukwiye ndetse ufite imico mbonera ikwiye, ariko uko uzarushaho kubaka imico mbonera ikwiye, nk'uko nabikubwiye, kamere runaka zirahurirana. Hari igihe uzabona ko ari iby'ingenzi cyane uzahura n'abantu nabo bafite imico nk'iyo yawe, maze uzabone uwo ukunda koko. Gerageza gukunda mu buryo bukwiye kandi bufite intego nzima. Muri iki kinyejana biragoye cyane kwita ku wo muzabana, ndetse wenda benshi bavuga yuko abantu bamaze gukura cyangwa bakaba bageze mu myaka ya kure cyane batarashaka, ariko bakibaza bati kuki aba bantu badashaka? Ese babuze ubushobozi? Bikaba ikibazo gikomeye cyane. Gusa igihari cyo, yaba ushatse vuba cyangwa ushatse utinze, icy'ingenzi ni ukuzita ku kumenya uwo mugiye kuzabana, kuko ni umuntu w'ingenzi cyane ukomeye, kandi rimwe na rimwe iyo bishobotse uyu muntu niwe muzakomezanya ubuzima ndetse mukarema umuryango mugari ukubiye mu guhuza amaraso, mukazagira n'ababakomokaho. Niba rero ubitekereza utyo, ufite gahunda yo gushaka inshuti y'ukuri, izi ngingo z'ingenzi nagusaba kuzitaho. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Tuzakomeze kubana mu kindi kiganiro. Niba hari indi ngingo runaka ushaka ko tuganiraho ku byerekeye umubano ndetse n'ibindi, wayidusangiza muri comment section. Ndi Ishimwe Josue Maripas. Mukomeze kugira Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo Garagara Gospel, nakubwira kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Imana y'amahoro ibeze rwose.
Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.